Hello everyone, turabasuhuje muri hamwe na Dr. Phone SETH. Muri video ngiye kubigishamo ibintu bibiri. Icyambere ngiye kubanza mbereka iyi software imikorere yayo n'ubwiza bwayo. Iyi ni software nziza ikora mu guflashinga telefone ndetse no kuziformatinga iyo ari yo yose ya smartphone. Nubwo ya Android 12, 13, 14 aho ngaho ifite imbaraga ziyikoraho. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ndibuze kubereka uko wayibona, aho wayikura ndetse ku buntu. Aho mbere yuko tujya mbere rero reka nshimire buri wese wakoze subscribe kuri iyi channel, kandi nshishikariza nawe ugeze kuri iyi channel bwa mbere cyangwa se utarakora subscribe kugira ngo uyikore. Ibyo bizagufasha kugira ngo nitujya dushyiraho video ujye umenyeshwa ko tuyishyizeho mbere y'abandi, maze bizakurinde gusigara. Ikindi kandi burya iyo wakoze subscribe ariko ntukande kuri notification bars cyangwa se kukazogera, bizajya bituma utamenyeshwa amakuru ku gihe. Ikindi nakwibutsa rero, tambika telefone yawe nurangiza video uyisetting muri high quality kugira ngo ubashe kwitegereza video igaragara neza. Ndagira ngo mwayibonye ni ya software yacu mu bugari bwayo. Ifite options zitandukanye nkuko muzireba. Turahera aha kuri welcome. Ahangaha hari inshamake y'imikorere yayo ahangaha, ariko rero reka mbere manze mbere aha kuri MTK6 ahangaha hagati ahanga mu rwego 5661 ari amagambo asobanuye MT chip cyangwa se CPU ya phone ucometse scatter file. Yanuvuga ngo ari amagambo bundi ntabwo ajyaza yikimara kudownloadinga software. Urebye hepfo kuri aka gafone ka kabiri kari munsi y'iyi handitseho Mediatek, nuko biza bimeze iyo utaragira scatter file ushyiramo. Ariko iyo umaze kuyishyiramo rero nibwo umara kuyiprocessing bagahita berekana ngo ni MTK umubare runaka. So ubwiriri kwerekana scatter file maze iminsi nkoresha muri iki gihe yari ya Infinix ni MTK 6761. Aho aka ka option akangaka ka welcome kagenda kerekana imikorere imwe, harimo nk'iyo gutestinga random access memory ariyo RAM, kagatestinga memory igize phone imikorere yayo. Naho aka kabiri ka format niko gaformatinga telefone haba iza smartphone. Ngo mu guformatingisha akangaka harimo uburyo bw'impara kubiri, hari guflashinga byose ukayihanagura cyangwa se ukayiformatinga ariko bootloader yayo ntikorwe ikaguma ari yayindi. So aka ka option nako nicyo gakora mu byerekeranye no guformatinga, ariko akenshi mu kugakoresha hari igihe usanga kakuyeho IMEI number bikagusaba yuko wandika indi nshyashya. Icyo gihe ntabwo uhimbi yawe ahubwo ukoresha iyi telefone yari irimo ukoresheje kuri read back. Aka ka option kari aha hirya akangaka read back. So turaye kuri option ya download. Iyi download niyo nagambiriye cyane, niyo nzira twifashisha iyo duflashinga telefone. Ngo iyi download mureba niyo idufasha kwa upgradinga software cyangwa se kuyiformatinga dushyiramo indi software ariyo scatter file cyangwa se firmware. Iyi ni software rero ikoreshwa n'abatekinisiye benshi. Bona nubwo haje version 6 ya gatandatu niyo ije vuba, ariko ntabwo ari nziza nk'iyi kuko yo kubona firmware iremera gukora nayo biragorana. N'iriya version yindi nabahaye ya gatanu nayo ni nziza irakora, ariko wenda kuri Android za 12 kuzamura hari aho igera ikagira intege nke, ariko iyi ngiyi Android yose apfa ko ari MTK iyikoraho rwose nta kibazo. Wumve ko iyi software ni ingirakamaro ku mutekinisiye kuba yifite mu gihe akunda gukora ibintu bya flashing, kuko irashoboye kandi ifite imbaraga. Izemera scatter file uzayishyiramo ntabwo izazanga, nicyo cyiza cyayo. Noneho hirya gato aha hari read back. Ira read back nayivuzeho kandi tuzakomeza kubivugaho byinshi biruseho. Hirya gato hari memory test, nayo nayivuzeho. Ntabwo ari memory dushyira muri telefone ahubwo ni random access memory. Iphone zose ziba zifite iyo IC ituma habaho kuba wabika ikintu, wafata ifoto ikibika kandi nta memory iriho n'ibindi nk'ibyo. Na phone zifite memory zifashwa n'iyo random access memory. Noneho ikikora niyo kugenzura urebe nimba iyo memory igize phone ari nzima, kuko iyipfuye nayo burya phone ntabwo igikora kuko nta kintu yabasha gukora. Noneho turagaruka ahangaha kuri download nkuko nababwiye, kuko ariho twari tugambiriye. Nshaka ko muri minsi tuzajya tugerageza kuvanga aba software bakabonaho n'aba hardware bakabonaho. Rero iyo witegereje neza iyo ari bwo ukimara gushyiramo iyi software muri computer yawe,
ibi bibara by'icyatsi birongo mureba ntabwo biba birimo, haba habereye aho hasa umweru. Impamvu birimo ni uko hari scatter file nashyize mu bwo ndi guflashinga telefone, noneho biza kubonekamo uku nguku. Ikindi ni download agent, ahangaha download agent mtk all in one da in. Mango ira download agent twayivuze muri video zacu zatambutse, niba utabizi icyo ari cyo ubwo nuko udakurikirana video zose usubira inyuma uzayisobanukirwa, kuko idahari nta cyaba. Noneho turajya kuri scatter file. Scatter file niho dushyiramo file ya firmware twa downloadinze cyangwa se scatter file twakoze, noneho tukayishyira ahangaha kuko ari igiye kudufasha guflashinga. Nimba phone dushaka kuyigira Infinix runaka, tumaze kubona iyo firmware yacu niyo turi buze gushyira muri uyu mwanya wa kabiri wanditsemo ngo scatter loading file. Uburyo rero bwo kubona firmware buratandukanye. Ushobora kujya kuri browser yawe ugashaka firmware wanditse izina ryayo, noneho ukayibona. Hariho n'izibuze bikaba ngombwa kuyigura kuwigeza yikritinga. Noneho izo firmware niyo ukoresha kugira ngo uze guflashinga nkuko twabivuzeho. Ushobora kuba ari Infinix, ushobora kuba ari Oppo, ushobora kuba ari Samsung, ushobora kuba ari izindi zitandukanye. Noneho maze ko niyo firmware uraza ugakanda ahangaha kuri choose, ahangaha kuri scatter file kuri option ya kabiri ukanda kuri choose. Umara ukanda hara kuri choose ugategereza, haraza pop up cyangwa se ibirizana nyine nta kindi ukoze. Iyo pop up nimara kuza iratwereka window mwayibonye. Noneho tugiye gushaka aho ya firmware yacu twadownloadinze iri. Urahashaka bitewe naho uzi nawe wayibitse nyuma yo kudownloadinga. Urayishaka, ngewe yanjye iri kuri local disk ahangaha kuri downloaded firmware ahangaha. Noneho iyi ngiyi x65 iyo ngiyo niyo nshaka, ni Infinix Smart 6 ndakeka. Noneho iyi niyo tugiye gukandaho, dukandaho kuko niyo dushaka gushyira muri iriya option. Nitumara kuyikandaho rero baraduhingutsa ahangaha working on it. Urategereza, amaze kuza ibi ngibi hepfo gato hararonse mtk android scatter, ariko byanditswe ari inyuguti ebyiri cyangwa se option ebyiri. Turahitamo iyi option ibanza mtk android scatter, hariho akantu kameze nk'agapapuro kariho liste hatarimo irindi bara, ko niko turahitamo. Niturangiza guhitamo iyo scatter file harandikira ijambo processing, ubwo bari kwishyira muri ya option ya kabiri. Ura mwanya wa kabiri mureba atangiye kwiyandikamo amagambo, ndagira mwayabonye. So turategereza processing, urategereza. Turi buze kubona imirongo aho hepfo iritambika ngo uwa mbere w'iroza ngo nundi. Noneho iyo ngiyo ni imirongo ibikweretse yuko firmware imaze kwestarwa neza muri flashing. Noneho ushobora guhitamo hanga kuri download only, kwa yo yahita yishyiramo gusa, cyangwa se kuri download format all on download, cyangwa se firmware upgrading. So twe turakoresha ahangaha kuri download only. Iyo umaze kwemeza ahangaha rero, wamaze guhitamo, uhita uzamuka ruguru gato, mareba hari akamizo kanditse download, ngaka niko ukandaho. Iyo umaze gukandaho ya smartphone yawe uba wayijimije, yaba ari telefone ikuramo battery ukaba wayikuyemo ukongera ukayisubizamo, noneho ugahita ucomeka USB. Nkuko nababwiye iyi ni theory ariko hazabaho na practice. Kubihagarika rero ukanda ngaha kuri stop, ariko kubihagarika ni igihe wenda bikupye kubw'impamvu zawe. Naho iyo ushaka ko bikomeza kuba, birakomeza process igakorwa. Iyo birangiye hazamo akantu kari gutikinga nyine kerekana yuko byarangiye. Wakibaza uti se none iyi software nayibona nte? Ese nayikura he ko mbona ari nziza? Nicyo biroroshye cyane kubona iyi software. Urajya kuri rwa rubuga rwacu, cyangwa se jya kuri browser yawe iyo ari yo yose, nurangiza wandikemo iri jambo ngo kwiga gukora telefone. Kwiga gukora telefone, maze usacinge.
Urubuga rwacu nguru mwarubonye, kwiga gukora telefone, gukanika telefone, amasomo yose aho ngaho. Mbere yuko rero ujya mbere urabanza ufungure VPN. Nudafungura VPN ntabwo uzabasha kwaccessinga uru rubuga rwacu bitewe n'igihugu uherereyemo. Ushobora gufungura VPN, ushobora kuba ufite extension, Chrome extension, ngenda ifite rero ni ya free VPN, niyo ngiye gufungura mu mwanya wa VPN. Gusa na VPN ikoresheje nta kibazo, kandi muri video zacu twaberetse uko wafungura VPN mu bice bya software twanyuzemo mbere, twerekanye uko wagira VPN muri computer yawe. So iyi VPN niyo ngiye gufungura. Nibuke ko akamaro ka VPN mu kazi ni uguhisha IP address yawe, noneho ukabasha kwa accessinga website banze ko wakoresha mu gihugu cyawe. Nuvuga ngo muri East Africa hari website zimwe twagiye dufungirwa kwemererwa gukoresha, urugero ni nka Facebook na WordPress, bakazidufungira nta kibi kizibaho, ahubwo bazifunze wenda kubw'imisoro y'ibihugu bitahuriyeho se kubw'ibintu bya politike. Noneho iyo bayifunze uko nguko, baravuze ngo wenda urugero umuntu muri East Africa ntazakoresha Facebook, we icyo ukora igituma bamenya yuko uri kuri Facebook muri za bot zabo ni IP address. IP address imaze kuranga yuko rero uri muri East Africa kandi badashaka, website ntabwo ikora, birihagarika. None icyo ukora iyo ufunguye VPN, usetinga yuko uri mu kindi gihugu cya kure cyemerewe gufungura rwa rubuga, none ukarwinjira nka nyiraho nta zindi mbogamizi. Nicyo VPN ikora. Itandukanye n'izya bababwira ngo murakoresha nta mega, ngezo ntabwo arizo mbabwira. Noneho urubuga ni uru nguru twamaze kurugeraho. Iyo mwarubonye ni rwa rubuga rwacu, uramanuka gatoya, hari aho nshaka kubereka muranyura, hari ubu option bw'ubururu ngaha, iga software mu gukora telefone. Ako kabusiyo kambere bari kukanda ukanditse ngo iga software mu gukora telefone, ako ngako niko turakandaho. Noneho turategereza ibanze isacinge. Software baraduhingutsaho, zose tuzagenda tuzivugaho buhoro, wowe upfa kugumana natwe gusa. Kandi software tuzajya tuvugaho tuzajya tubereka nuko mwayibona. Iyo tuvuzeho tubereke nuko mwayibona, kugira ngo buri wese aziyumve yuko channel yacu hari aho yamukuye ikagira naho imusiga. Aha ngaha iga mekanike ya software. Aha nuhasoma kuri iyo page bazasobanura software n'ibindi byinshi na hardware, itandukaniro ryabyo. Noneho twe hepfo turamanuka muri software ziri kuri iyi page kugira ngo mbereke software yacu twari turi gukoresha mu kanya, mbereke uko wayibona. Izi ni software zose uzagenda tuzibereka nuko zikoreshwa igihe cyabyo nikigera, weho ujye utegereza gusa. Mwayibonye izo software. Izi ni za SN, izi ni software zihindura IMEI number ya smartphone, izi murebe izi nazo igihe cyabyo nikigera nta kabuza tuzabyigaho. Ndagiye muri kuzireba, izo ni zihindura IMEI number cyangwa se mobile identification number. Ndamanuka hepfo kuko nshaka iyi ngiyi duhoze turiho. Nihangana gato, ngiyi ahangaha irimo telefone. Hangana nyibereke neza. Ngiyi iyi software rero iyi yansemo Mediatek, ngo nababwiye ni kuri ababyanditse utarashyiramo ikintu, iyi urahita ukandaho, uraklikinga rimwe nyine. Numara guklikinga rero bahita bakugeza aho urakura software, ubwo link iri directed. Naho nituhagera ndagira ngo nze kukwereka uko downloadinga, kuko hari benshi bazidownloadinga uko bitari, bigatuma igera muri computer ye igasoma bimwe na bimwe, ibindi bikabura. Ibyo byose biba bisaba ngo umuntu abyiteho. Ikindi ugomba kumenya mbere yo gushyiramo software, umenya ngo software ntabwo izakora yonyine, ikeneye na driver. Mu bice bibanza bya software twerekanye icyo bita drivers and connections. Izo ni ngombwa kugira ngo ubigisobanukiwe, kugira ngo ubashe kuba umuhanga muri software
mu gukanika amatelefone za flashing, guhindura za email, gukuramo password, gukuramo FRP n'ibindi nk'ibyo. Icyo kintu ugomba kuba ukizi cya drivers and connections. Noneho turategereza nyine. Ndakomeza kugushishikariza wowe ukunda kureba video zacu ukagenda ukoze subscribe, ujye ubyibuka rwose. Noneho murareba ahangaha haje option, ariko uzirinde utazadownloadinga option imwe muri izo ngizo, kuko nuvuga ngo ngiye kuzikopiya ngo zidownloadingire rimwe, that is mistake. Iryo ni ikosa uzaba ukoze, ahubwo turategereza gato. Turategereza, hano hejuru hari ijambo rirahiyandika ry'iyi flashing tools dukeneye. None ndabereka aho kunyura ukadownloadinga byose, ariko babanje kubizipinga cyangwa se kubibumbira muri folders muri option imwe. Nuvuga ngo udownloadize kamwe kamwe gutya ntabwo byaba bikigeze ku mugambi icyo tugambiriye, ariko iyo utegereje byose bidownloadingirwa rimwe bikabumbirwa muri option imwe, noneho bigakorera hamwe, iyo niyo bita zipping file. Ndagira ngo mwarebye haje SP Flash Tool version 5.2316, naho yandi yari 5.19 n'utundi tugambo hejuru. Noneho ahangaha rero aho niho tugiye kunyurira, ukanda kuri ako kantu ka mpande eshatu ko gatoya cyane, ugahita uhinguka kuri downloads. Noneho ukadownloadinga, ubwo byose bigiye kubanza byizipinge. Mwitegereze hasi ahangaha hari kubara uko turi kurikodinga, haraje ijambo ngo preparing downloads. Reka wenda tugerageze kukegezayo kugira ngo muhitegereze neza. Ubwo ntabwo tugiye kudownloadinga kamwe ku kandi buri option, ahubwo bwose bagiye kwanza babuzipingire hamwe baburundire muri option imwe, noneho bibashe gukorana. Murareba neza witegereje mu nguni zipping one file. Ahangaha batubwiye ngo ni zipping one file. Ubwo bari kubizipinga ariko babihindura file imwe mu gihe twari utuntu twinshi. Iyo niyo bita zipping, twarabisobanuye no muri video za software zabanje. Mureba kano kantu k'ubururu kari kutwereka yuko bari hafi kurangiza kuzipinga. Nibarangiza kubihuza rero mu kantu kamwe, nibwo hejuru iri buze gutangira kudownloadinga. Nuko wenda itop screenshot watermark itarabitwereka neza, ariko nta kibazo. Ubwo naka kantu k'umutuku mureba mu nguni yo hejuru niko gashobora gutuma tutabireba. Haje ijambo ngo one file zipped, hariho na kave k'icyatsi kibisi kari kutwereka yuko file barangije kuyihuriza mu kintu kimwe, noneho tugiye kuyidownloadinga. So iyo turangije kuyidownloadinga burya nibwo iva muri zipping ikongera igatandukana nk'uko hano imeze, igakora noneho ikorera hamwe nk'uko bikwiriye. Ahangaha mureba ha mu nguni yatangiye kudownloadinga, mwayibonye SP Flash Tool version 5.2316. Aha yatangiye kudownloadinga, noneho nta nubwo ihenze, ni 138 MB zonyine. Murareba iroroheje no kuyibona, ntabwo ihenze. Noneho ubwo ahangaha urarindira ikajyamo yose. So ubwo iratangira ikadownloadinga ikaza kugeramo. Iyo imaze kugeramo rero, ndumva ibyo bintu twarabisobanuye by'ukuntu wa extracting, uko waza kwinstara software muri computer yawe. Twabikoze inshuro nyinshi, ntabwo turabisubiramo, abantu mwamaze kubireba. Ubwo uhita ujya muri file location ukareba aho karaga file ka downloading, nimba ari muri download, nimba ari muri document, nimba ari hehe nahe. Warangiza ukajya kuka extractinga ukoresheje WinRAR, cyangwa se hari na computer Windows 11 cyane, Windows 17 usanga zifitemo iyo features yo kugira ngo yubwaye bifitemo ako kabusyo nubwo budafite WinRAR. Noneho iyi video nizere yuko igufashije, iguhaye software ndetse ku buntu nta kindi giciro ushizeho, kandi ukabonye n'ubumenyi. Buri wese ayidownloadinga ibike yizeye ko iyo ni software ikomeye cyane mu guflashinga smartphone za MTK, kandi ifite ubushobozi bwa firmware bwa software upgrades. Icyo ni ikintu gikomeye cyane rero. Noneho ubwo rero niba ukunze iyi video yacu, dutera umwete binyure mu gukora subscribe, share, like na comment. Ibintu byo kudownloadinga ama video mujye mubireka murebere online, kugira ngo natwe duhabwe amasaha ahagije, tubone ko dukurikiranwa n'abantu koko, kandi yuko ibyacu ari ingirakamaro. Iyi software rero niyo tugiye kumara iminsi twigaho nayo, uburyo tuzaflashinga ama smartphone. Ndetse na kakandi nababwiye nako karaflashinga, nako tuzagakoresha. Ikiza wenda nuko buri wese azabona ukoresha hardware aziga, ukoresha software aziga. Ndetse ari akoze cyane yo kubana natwe. Iyi video irangiriye ahangaha. Next time